Kora ari hehe ukuhagaze ahantu ushikaje gukora ni kwibere wowe siko bibonara iyo foto irerekana ko ahantu ashikaje gukora ariho kandi umusore afite mind itekereza cyane ari kuvuga ati ngiye kureba ukuntu mukura ahantu ngamugeza ahandi none reka turebane aramutse umusore agukoze kwibera uko mwimereye wabasha kubyikura murata bitewe nuko mumaranye igihe cyangwa nuko uyu muntu musanzwe muganira ushobora wenda kumwihorera bitewe nuko umuzi ukavuga ati reka mwihorere ariko ukagenda wumva hari umuriro ugenda uzamuka mu mubiri wawe muri wowe bitewe n'igihe mumaranye cyangwa nuko kuraho radio mbacange kuraho radio ugiye kuducanga bitewe nuko umwiyumvamo hari igihe wumva nyine utana ubundi yamaze kugushyira ukuboko ku rutugu ukabyemera yego nta kiba cyasiga bigatangira agenda azunguza sa nk'uzunguza ntukoreho yahifofera tazi ahubwo wowe kora nka massage gatozunguza yatangiye gukora ibyo ngibyo rero uva mu bumuntu abakobwa bamwe ducika intege zo kuguma gukora no kugira imbaraga zo gukorera abo bana rimwe na rimwe mubona ko hari abababyara bagahita babata yego ni kagahinda baba bafite baba batewe na babasore none ubundi reka tunarebe kugira ngo umukobwa agezwe ku rwego rwo guterwa inda bivahe biturukaho umusore nibike gushukisha bikomeye ku buryo guhangara akakugeza kuri urwo rwego ibintu agushukisha ari giringa zamurijwe nk'uwanyoye amata ndabizi kano karere amata hano gose hano birazwi gose hano ni waba wabeza nabeza ruhimbiye handi usanga inyage zinyanyaranywa n'inyambo iwabo bamutemba shyushye bamutereka amata abo bafite uruhanga ruhanganye ubuhanga n'ibituza by'umunihira dore nk'uyu ngo usanga amata avuna imitozo ese ntureba aho naratohagiye rwose ruhanga rw'uruhemure kumureba nukurarama dusubire ku isoko y'ikiganiro reka dusubire ku ntama aho ngaho banza uhashyira ipfundo dukomeze wenda tube tugobekeye aha ngaha dusubire ku ntama yacu ejo bundi ugira gutya ufatwa buniko bakuziza gutera inda hindukira gato banze bare festival ngoyo tepe muramwibuka ejo bundi wamuteye kwa Kajwiga azira ko yagize gute yateye inda nibyo sibyo none ko wafatwaga yarambeshyeraga none buri utekereza ko yashakaga iki se yashakaga uwayegekaho bo tubwira abantu ko ibi ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi nibyo nyiringa yego bino bintu bibaho mu buzima bwa buri munsi yenda biriya bintu bibaho ugasanga wenda yamutaye kwa Kajwiga wenda niyo nda yarayimuteye by'ukuri ariko wareba neza nanone ukaza gusanga hari ababikora kubwuko wenda babuze uko babigenza cyangwa se banishyuwe kaza kayikwegekaho wenda ari nibisaza ngo bijya bitera inda noneho akavuga ati rero genda gukubita amafaranga ureba agatipe uha noneho bizahita byitirirwa ako kajyama umukobwa rero nawe ahita bati ayo mafaranga ntiyancika ndabizi Korode turi inshuti ndanamuha kwanza ndahita muha ubwo noneho tayari ejo inda yagira amezi 4 umumaze 3 ati wanteye inda bijya binabaho ugasanga n'umusore wenda uko azi ko yajyamanye n'uwo mukobwa akabyemera noneho wenda mu gihe kivuga ati umugore wanjye arabura amezi wenda 2 ngo abyare kagera gutya akabona arabyaye noneho nikose ko umwana batavuze ko yavuze atuzuye akaba habura 2 iyo ndasi yanjye ugasanga wenda bagiye mu nkiko ati warayemeye imbere y'igi kuki yihakana isi yanjye wenda uyu musore wenda sinamucira urubanza ngo mvuge ko wenda yihakanaga ariye birashoboka ko ari yakanyera byemeza mukomere nyine wanaga ko yaratsimbaraye burundu arayihakana ku buryo wenda yabonye umukobwa amumereye nabi akanamushikuza akiruka ariko wa mugani wirukanshijwe n'iki ako nanjye nuzi ko nasigaye mbyibaza nimba atari wowe wayimuteye
niki cyakwirukansaga nuko nabonaga byakaze. Byakaze gute? Yari yanserereje. Kandi umuntu twite ntabwo wajyaho ngo umukubite ngo nuko ari kukubeshyera. None twigishe societe iki kubijyanye n'abatera abana b'abakobwa inda. Yego uriya wamuteye inda wanabyemera ariko kuko n'ubundi uzi ko wayimuteye, kubihakana ntabwo ari cyo gisubizo. Ko babikora se? Barabikora ariko ntabwo biba ari byo. Njye ntago nemeranya nawe. Uyu nawe ngo ntago nemeranya nawe. Why? Mu ruhande rumwe birashoboka ko wayemera, ariko ku rundi ruhande hari aho utayemera. Ati gute? Ni gute wakanga inda wateye se kandi? Ahubwo abasore nk'aba bariho sibyo? Mpamvu ngiye mbivuze mu ruhande ngo bayihakana. Hari uba yagize gutya akaba yanagupesa akakwishyira uducetwe. Noneho rero kwishyura uducera rinda umukobwa umusore. Wowe mukobwa ugize gutya gakuramo inda kandi yakwishyuye ukayitwara, bivuze ngo wenda ahubwo uwo musore yagakwiye no kukurega, waramuhenze. Subiramo iyo ngingo. Hari igihe ugira gutya ukagura umukobwa, ukagura ku kiro. Asike kariwe. Noneho wa mukobwa kubera ubwenge bwe buke burimo kandi ashaka n'amafaranga, bikarangira atwaye inda. Ejo bwacya ati oya nyiringa buretse gato, abakobwa bigurisha tubihorere kubera ko ngo wakirigiswe na benshi ntamenya uwamusekeje. Katwivugira umukobwa uba muri quartier usanzwe uvomera iwabo, agakubura urugo, akahirira inyana, agatereka amata, akaba anahinga. Mukaba muziranye uri umusore wo muri quartier cyangwa muhuriye n'ahandi mu bikorwa runaka by'ubucuruzi. Ikibazo ni iki? Kubera iki abasore benshi batera abakobwa inda? Nk'urwo rugero rw'uwo mukobwa nguhaye ugahita umwihakana wahe? D'abord noneho ngewe uko nabivuga cyangwa se uko mbibona impamvu bazihakana. Buriya abakobwa rero abenshi ntago bazi kubika ibanga. Ibanga ubundi ni irya babiri, iyo rijemo wa gatatu ntabwo riba rikiri ibanga, rirapfa. Ubwo rero ngewe turi kumwe mu kanya ngize gutya nkagutera inda, ntuze ngo ubimbwire ngewe wayiguteye, ahubwo nkatangira kubyumva hirya. Wayi ntayihakana se? Umva kandi nzayihakana kuko abo babibwiye wasanga ari nabo bayiguteye. Oya ahubwo ngewe numva, dore igihe cyo numva wagakwiye kuyemera. Yego wagakwiye kuyemera. Noneho wamara kuyemera ukamuga uti igikurikiraho ni ugupimisha DNA. Bisobanuye ko wowe ntabwo uyu mukobwa nimba uzi neza ko mwaryamanye, umweretse ko nta kibazo ugize ute ubifiteho. Kuki akenshi bakunda guhita basakuza ngo ntabwo wanteye inda? Ariko nanone hari ukuntu mukomeze imbere. Ukuntu umuntu wenda ushobora no gukirana akavamo gukomereka, nawe se umukomeretsa wabishaka uramubwira ati hangane. Umva imitwe. None se umva imitwe si imitwe ngo uvuze? Hari igihe ukirana n'umuntu wenda mwarimu mugira ati wenda iminsi cyangwa se amasaha akomeza kwicuma, shaka no kwiryohereza, wenda reka mbivuge gutya muri ubwo buryo yabuke mwakirana ukanamukomeretsa. Ubwo rero uhita umubwira ati hangane, ntabwo ihangane wamubyaje umuntu uzagira umumaro, umuntu uzaba umugabo akaba umugore, ngo niyihangane. Hari ibintu bitihanganirwa. Umuhaye umuntu waba n'imashini ikora umuntu, umuhaye umuntu agushyize mu nkiko, ntabwo numva ari n'ubwenge buke. Oya reka kuzana blague petit frère. None se tuvuge ko hatari abababuze se? Bande ababuze abana. None se igisubizo ni icyo ngicyo? Igisubizo rero ku ruhande rumwe muhagarara hano twanzike ikiganiro neza hano. Abadukurikiye bamaze kubona aho tugiye kwanzikira ikiganiro. Nyiringanzo n'uyu mujama aherutse gufatwa, bamufata yateye inda,
mwarabibonye bamutera kuwa Kajwiga. Nyiringanzo nguyo. Reba hano banza wasuhuze abaduteza amatwi mbanje kubasuhuza nanabingingira gukora subscribe kugira ngo bakomeze babone byinshi inkuru ziva muri iyi misozi bajye bazibona bibagereho ku gihe kugira ngo rero izo gahunda zose zitagucika kora subscribe niba ngombwa unasangize bagenzi bawe kuko hano haba hari byinshi twabateguriye kandi bikuyemo inyigisho babanze barebe kino kirere turimo ibyiza bitatse basobanurire hano turi ni hehe iyi misozi babona ni yahe kugira ngo ibintu bigende neza babona ko rwose hano hari akayaga keza hari amahumbezi hano ni ku mukandara wa Nyungwe dore iragaragara zamura ukuboko ibonye dore ngiyo dore iriya ni Nyungwe iyi ni Nyungwe ikirenze noneho urabona ko hari ibihingwa ngandurabukungu hari ibihingwa ngengabukungu urabona icyayi dore biragaragara hano hose ruriya rukaba ari uruganda rwitwa ngo iki ruriya ni Nshiri Kivu Tea Factory abantu batumva uhindukize sound yes komeza abantu batumva indimi z'amahanga wenda tuvuze Nshiri Kivu Tea Factory ni uruganda rw'icyayi rwa Nshiri na Kivu rukaba ruherereye mu karere ka Nyaruguru ahahoze hitwa mu Bunyambiriri kera byarahindutse se byaje guhinduka ninde wabihinduye ku mwaduko w'abazungu mu 1900 nago tudeviye mwihanganire kakanyuzemo mu 1900 mu mwaduko w'abazungu ubwo hazaga abo bitaga aba explorers nibo baje kugira gucya bagenda bahindura amazina ubwo rero hano hari mu Munyambiriri nibwo baje kuzana ibintu by'amakomini amasegiteri ibyitwaga ibikingi ibiti bivaho ubwo rero hano nibwo haje kwitwa Nshiri ubwo rero bahingaga iki cyayi zamurijwe nk'uwanyoye amata kano karere ka hano rwose hano birazwi rwose hano ni waba wabeza nabeza ruhimbi handi usanga inyage ziranyaranywa n'inyambo iwabo bamutemba shyushye bamutereka amata abo bafite uruhanga ruhanganye ubuhanga n'ibituza by'umunihira dore nk'uyu nguyu usanga amata avuna imitozo ese ntureba aho naratohagiye rwose ruhanga rw'uruhemure kumureba nukurarama dusubire ku isoko y'ikiganiro reka dusubire ku ntama aho ngaho banza uhashyira ipfundo dukomeze wenda tube tugobekeye aha ngaha dusubire ku ntama yacu urabona rwose ibyo twavugaga ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu noneho by'umwihariko kano gace turimo ni akarere ka Nyaruguru urabona ko rwose Nyaruguru ikaba iri kumwe n'ubutaka butagatifu ako nako bagakwiye kukamenya dusuhuza abapadiri badukurikira ku Mwana TV n'ababikira inshuti Sereje ni centre de santé ya Rurindo titrere Padiri Flora muri diocese ya Ruhengeri mwese mudukurikira mugubwe neza ako gaciyemo turi ku butaka butagatifu nongera nkasohoza na Padiri Rutiyasi ukorera hariya mu murenge wa Karama kandi nanone n'abavandimwe bakomeje kudukurikira bakomeze bagubwe neza turabibutsa yuko hano ari ku Mwana TV gira vuba utinda mu nturu kayamburirwa nta mpamvu yo gutinda kandi buriya ngo uwitonza kamishashi kwa tukivuga ku byiza biri hano urumva ko na kano kayaga urumva ko uguwe neza Nyiringa yego reka nyobora ikiganiro twanzike tugiye kuvuga ibyiza bari kubireba yego mu magambo make wahavuze turi ku nkiko z'igihugu hakurya iyo ngiyo mubona iriya misozi mureba ihera hakurya iyo ngiyo ni Nyungwe ariko hano imbere murabona ko ari ibyiza bitatse u Rwanda icyayi cya Nshiri nk'uko Nyiringanzo yabivuze ubwo dukaraza iyi misozi yose n'ibyiza by'igihugu cyacu muri kubibona turi mu karere ka Nyaruguru icyo twariho dushaka kuganiriza abantu abana b'abakobwa benshi ubwo uyu mutipe impamvu twemeye ko aguma kuri kamera uyu nguyu yarashinzwa abana b'abakobwa benshi baterwa inda wamara kumutera inda urumva Nyiringa wamara kugira gute kumutera inda oya vuga uti namara kumutera inda wamara kumutera inda ngewe se wamara kumutera inda reka nkomeze ijambo utari imigana wamara kumutera inda
noneho yakubwira ati nyamara ndikumva ukamubwira uti gese ubwiye ubwino ntiburera. Noneho ndagira ngo ubisobanure ni iyihe mpamvu nyirizina ibitera. Ese yateye inda nyinshi abuza amahitamwo, ese ni ukumwanga? Ubundi bajya bavuga ko abakobwa benshi ngo mu guterwa inda biroroshye ariko gushyirwa mu rugo biragora. Abakobwa muri kubyumva? Ngo guterwa inda biroroha ariko gushyirwa mu rugo ni ikibazo, kandi umukobwa wese siko ashyirwa mu rugo. Reka ubanze udusobanurire biterwa n'iki kugira ngo umujama akora ayo makosa. Ubundi buriya bajya bavuga ngo abakobwa bose ni abagore ariko abagore bose si abakobwa. Ibyo rero buriya hari igihe umusore wenda ngewe nguteye inda, wenda nari ngukunze, nabonaga wenda narenze n'abandi nabonaga, ariko kuba haje mwako kantu kuko naguteye inda tayari urumva ntukiri umukobwa, wabaye umugore kamwe. Bivuze ngo ndajya kureba abakobwa kuko ngese niki kigaragaza ko nateye inda. Cyenda shobora no kuba hari nundi nayiteye. Ese ndamutse mvuze ngo nemeye inda, wibuke ko noneho nta n'umukobwa amagambo uvuga arakomera, hagara hari arakomeye, hagararaho cyampa hagarara imbere y'amaso yabo nyiringa. ndabivuga mbihagazeho tu. Commentaire muzishyiremo mukurikira ibyo avuga. Twagiye. Ubundi buriya umukobwa kuba umuteye inda wenda kuyihakana biterwa n'impamvu runaka. Abantu bagiye bafite impamvu zitandukanye zituma bahakana inda bateye. Ese niba ngiye nguteye inda nkayigutera turi babiri, mbere yuko mbimenya nkabyumva hiya, nkumva wenda ndi gusangira mugenzi wanjye ntariko sha nti wateye inda wa mukobwa wo kwa naka hirya nga nyirenga ndaguca mu ijambo aho urabeshye. Nta mukobwa ushobora guterwa inda wajya kubyongorera abandi atabanje kubikubwira. Ntabwo bibaho. Buriya rero hari igihe ni wabo baba bamutahuye none bakamuhateza ati tubwira umuntu waguteye inda, none iwabo ukavuga ko ari bo bagendana umunwa. Yari bakimara kubimenya genda yirahira ati ntago nkira ku mukobwa wanjye. Urabyumva? Nta nkwano ye nzi anterera umukobwa inda, ibibazo bigatangira hirya no hino aho unyuze. Jya ku ngingo yanjye, kubera iki babihakana? Ntujijishe kuba ashobora no kureba ku mufuka we uko ameze, wibaze ngo ese namuzana tuvuge inda arayemeye ati njyana iwacu bamereye nabi barambwira sanga wanteye inda. Ese akareba ese uyu mwana muzane, none se azarisha, azakenera kurya aho aryama wese. Oya, none se wowe ahuba ntabwo uburyama, ntabwo uburya. Ntawe bibaze kuzanira umugore muri ghetto ubyumva. Kuki wowe uyibamwo? Ega buriya abasore aho umusore yaba ntabwo ariko umukobwa yaha. Kubera iki? Kubera iki wumva byamunaniza iki? Mubaye babiri noneho hagiye icyambera jabizi ahubwo amaboko abaye abiri murafatanya ubwo buzima. Wumve ngo aratwite uzamutuma guca inshuro atwite. Muri make anzura uvuga uti jewe ntabwo namuzana namuteye inda, byemere. Ku ruhande rwanjye babyumve neza, je navuze muri rusange. Ku ruhande rwanjye ngewe muteye inda tayari naba niteguye no kumutwara, kuko numva ntashaka kumutwara sinamutera inda. Byahoroshye agakingirizo karahari nakifashisha. Ako ko abantu muri kukizera kurenza kwizera Imana. Erega twibuke ngo turi abantu. Oya ntimukira abantu, mwabaye ibisimba. Hanyuma ejo bundi utewe kuwa Kajwihiga. Ugize gutya bagukubise rwose icyo twita inganzo. Arakubwira koko, arakubwira hafi imirya arayica, akubwira ati wanteye inda, nawe urabihakana uramuserereza ugeze ubwo usimbuka uramucika. Wiyumvaga gute bwa mbere? Wiyumvaga gute bwa mbere akimfata? Kubera ko ngewe numvaga ko nubundi ari kumbeshyera, numvise nyine nanjye ntazi uko ndi kubyumva, kuko nawe uri mu nzira ugahura n'umuntu akakubwira ngo wanteye inda. Sinzi uko abantu wenda ntibatekereza kimwe. None se buriya
apfa kwizana koko utararongoyeho. Wenda hari igihe nk'umukobwa muba mwari muri inshuti, wenda n'iryo rimwe mugahura nese wakoresheje agakingirizo yakubwira ngo wamuteye inda ukabyemera. Ugomba kugira attention kuko agakingirizo rega ntabwo gakuraho ko inda itaterwa. Oya, inshuro nyinshi ntabwo wayitera wagakoresheje. Niyo mpamvu rero ugomba guhakana. Reka tugire inama abasore bameze nkawe bateye inda. Bagize bate? Bateye inda abakobwa. None tubagira inama nabo babihakane nkuko wamwihakanye se. Oya. Jewe ukuntu mbyumva. Bo ntibakore nkawe. Nanjye nayimuteye mbyemera neza. Bundi ntabwo wayihakana. Kuko nubundi kuba wabyemera ntibyakubuza kubaho. Wabyemera nubundi mugafatanya ubuzima. Wa mugabo we kurera umwana biragoye. Biragoye ariko ntabwo wabo nubundi wenda nk'umugabo urera abana babiri n'umusore wibana. Bose bajyana gukora ikiyede, bose bagakorera bibiri kandi bose ari ibibato. Aho ni naho ari ingingo abahosore benshi bari gushaka gusambana aho kugira ngo bazana abakobwa mu mago. Ngo nta bushobozi mfite kandi urwo rugero utanze rurashoboka. Umusore akora ikiyede n'umugabo agakora ikiyede kandi bagacyurangana. Uyu mugabo agatunga umuryango bakabona mu gitondo ukabona umwana afatika n'ikaramu akajya ku ishuri. Ariko kuki wowe utaza n'umugore? Hano hanze hari abakobwa bashaka kubaka ndetse mumaze kubageza ku rwego rwo gutuma bagumirwa kubera ko uramubeshya ugafataho nawe nuyakamubeshya ugafataho ubuzima bwe mukabuhindura mbese nk'agapira. Ona ukuntu umupira mu kibuga ubumeze uva kuri Messi ujya kuri runaka ugasanga mbese nuko nguko umukobwa yabaye. Ubu ngubu usanga abakobwa benshi hari imyumvire basigaye bafite igitandukanye. Ngo umukobwa udatanze avansi azafata ambaye agatimba. Ubwo rero iyo siroga igeze mu basore buri umwe atangira avuga ati ngewe ntabwo nzazana umugore atampaye avansi. Ubwo rero avansi yamaze kwifata ubure umunyarwanda niyo yavuze ati agatoki kakoze mu buki gahoramo. Ubwo ngubwo uhita uvuga ati ariko wajya no gusogongera kwa runaka. Mutipa akemera akanashorayo agasogongera. Buriya ngo ushobora no kuba wakoramo ariko hakaba hari ikintu nawe usigamo. Ubwo rero wenda akaba yasigamo ariko atazasubira kureba icyo yasizeyo. Ese nasize iki? Ni hahandi uzasanga yamuteye inda. Mutipe ati wanteye inda ati reka ati mbere yuko tumenyana hari n'abandi nabo gutera inda se ni ingenzi kuyitera njye nyine. Abenshi usanga ari n'icyo bitwaza. Ariko noneho ubwenge buke ariko tubyemere ko ari ubwenge buke. Wenda no kuba wakihakana umwana tuvuge wenda ushobora no kumwihakanye kandi ari we wanyuma wari ufite. Nibyo ra ubundi ukuntu bimeze baca umugani mu Kinyarwanda ngo icyo uzaba ntaho kijya. Kuko wenda ushoboye kumwihakana uri kwanga kuzana umugore ukavuga ati wenda nzamuzana afite imyaka 30-35 kandi iyo myaka ishije ishoboye gushira n'ubundi uri umusore ayo mafaranga washakaga ntayo ufite kandi wamuzanye afite 20 n'ubundi urugo rwaranakomeye. Iyo mpamvu kumwihakana n'ubwenge bukeya. Ariko abasore bino usibye kuba turi ko bivuga gutya ngo bakunze kubinyangamugayo. Sinzi n'impamvu abakobwa bataza muri kano gace ngo bakora ubuhinzi bapatana ibiraka bya hano mu byayi bajye banaprofita babona abasore bameze nkamwe. Hanyuma ubu wowe ufite umugore jewe wabona wariburiye umukobwa disi kandi hari abakobwa nabo biburiye abagabo. Oya ngenda mufite namuzanye afite 18. Ariko kandi turakomeye. Murakomeye. Cyamugabo rano nagatangaza pe. Oya nibyo nyiringa. Yego. None se abasore bino bakunze kubinyangamugayo. Ubundi abasore ariko ubundi twe tugira inama abakobwa. Ubundi dore impamvu abakobwa akenshi usanga bagumye. Niye mpamvu umukobwa agumirwa wa mugani. Abasore bino ni abasore b'inyangamugayo
usanga bakunze umurimo barakora bakiteza imbere. Hari abajya mu buhinzi mu bworozi, abandi bakagenda bihangira imirimo itandukanye, bafite imyuga bakora. Mu gihe usanga abakobwa benshi usanga nyine yasize inzara, ahora mu twenda, ijipo kikagira ngo ni umukandara. Kuvuga yinjire hano mu kiganiro ukagira ngo ijipo ni umukandara. Noneho wa musore yakoze yiteje imbere, atavuga ati nyamara uyu mukobwa nimuzana ndabanzanye imungu mu bukungu bwanjye. Yumvira uyu muntu udakora ibyo, ariko ntabwo bikora binahari abakobwa, navuze muri rusange. Yego, ariko nanone umukobwa bumwe agatukisha bose. Hari n'abandi bakora nabo ntitwabirengagiza, ugasanga akunze umurimo arakora akiteza imbere. Ariko noneho ku ruhande rwanjye ngiye nk'ayo Nyiringanzo, niba mfite akazi nkora cyangwa se umurimo nihangiye nkora, wenda ndi umuhinzi, ubwo se nzajya kuzana umuntu ntazabwira ngo fata isuka nanjye fata indi tujye mu murima duhinge? Nyiringa, ibyo bitekerezo byawe ko bishobora kuba bishaje. Gute? Ushatse kumbwira ko nimba warizuza n'umukobwa wize utaza n'umukobwa w'umuhinzi? Oya, unyumvise nabaho ngaho. Subiramo neza mu by'ukumve. Navuze nti niba ngewe mfite business nkora, yego, ntabwo nzajya kuzana uzicara muhira nk'itungo nkajya muzanira we nta kintu yinjiza. Kubera iki se? Kubera iki? Ubundi buretse gato aho hantu nguciye mu ijambo. Ubundi umugore ngewe ntekereza ibintu bibiri. Icya mbere ni umugore, kandi mu gitondo uramutera inda. Hari abaterwa inda bakananirwa no kongera kugira ubuzima mbese bumeze neza. Ashobora guhita arwara amaguru, ashobora kugira ibibazo bitewe n'iyo nda wamuteye. Ndetse mbonera mumbwire n'abasore benshi bakunze kwizera amafaranga y'abakobwa, kuko arayafite arayazana, ariko nadakomeza ngo agere wenda agenda yongera, azagira gutya nagera iwawe mu rugo umutera inda, ubundi kongera kuva mu rugo be birananiranye. Ya business wari wamukurikiyeho izagira gute? Izahagarara. None kuki utumva ko ukwiye gutekereza ko ukwiye gushaka umugore utagize ikintu na kimwe umukurikiye usibye kuba yakubera umugore nyine gusa? Kimwe cyo uvuze ndacyemera. Niba umugore atwite cyangwa se wenda yagize n'izindi ngorane, ni kimwe nuko nanjye nazigira, kuko niba ntakoze wenda narwaye cyangwa se nagira kandi kabazo, ntibivuze ngo ntago nzafatika. Nago wamera kimwe nawe. Ibi bintu avuga urumva ari byo umugabo yamera kimwe n'umugore? Ntago bishoboka. Gusa icyo nzi cyo kandi mpamya neza nuko ntago umugore n'umugabo bose bamera kimwe, ni ibintu biba bitandukanye. Ninde ugira riske z'ubuzima inshuro nyinshi? Riske z'ubuzima inshuro nyinshi zigirwa n'abagabo. Abagore kandi gihe ibyo turabipfa. Abagore impamvu uvuga abagore se ngiye ntago ariyo numva. Riske nyinshi zigira abagore gute se? Nyine navuze ko umugore yumaze kumutera inda inshuro nyinshi ku bagore benshi zikunze kubagwa nabi, nibyo bakoraga bigahagarara. Nibyo cyangwa si byo? Niyo mpamvu rero usanga abasore benshi n'ubundi bo muri iyi minsi iyo yumva yamaze gutera umukobwa inda ahita amucika akigendera, ugasanga agiye kwirukanka imisozi, yavuye naho yarari agiye kujya ahandi, kandi burya ahandi hantu yari. Ariko giye wo mwitimbwa imoka. Aya nanone imoka. Oya urabeshya. None se none ushobanurira gute umuntu w'umugabo guhunga ikibazo? Guhunga ikibazo? Hari igihe ikibazo kandi ari we gitera. Abagabo bose ntibagitera. Oya dufata urwo rugero rw'uwo nguwo. Ntago ari bose. Uhunga hari igihe ababona nta bushobozi afite bwatuma aguma aho ngaho. Kubera iki se? Kubera ko nyine yabikoze bimutunguye. Oya. Yego pe. None se bimutunguye gute? Bimutunguye gute? Se ntiyabitubwiye ko byamutunguye. Yaramutunguye abonye bimutunguye. Ugahita afata icyemezo ngo natunguye. Ahunga pe burundu cyane, turamushaka turanamubura. Twanaranamushakishije imisozi yose turazengoroka, ariko none se umusore uteye inda akwiye guhunga cyangwa akwiye kuvuga ati ngwino dufatanye ikibazo? Singiye kubeshya nanjye ngo uteye inda nkabona ntashoboye kugumana nawe nahita nigende. Abakobwa mwamaze kukumva ko mukajyane gutyo. Hanyuma dusoze gutya, wowe niye nama wagira abasore batera inda kimwe nawe nkuko wari wayiteye? Yewe inama nagira abasore batera inda, kuko ntabwo umuntu kuba wemeye ngo namuteye inda
n'ubundi ntibyakubuza kuba uwo musore wenda ukamufasha, kuko nawe umukobwa ntabwo waba waramuteye inda nimba azi yuko nta mafaranga uba ufite. Nimba ubonye 1000 wanamufasha amaso sekisa, kuko uyamuhaye n'ubundi yabona ko ufite umutima wo kumufasha, ahubwo ubushobozi ari bukeya. Inama nabagira nuko wateye inda umukobwa wakwemera mugafatanya, kuko nta biba birenze. Umutipe ni inyangamugayo, abantu bamaze kuguha amashyi. Twumvikane ibintu bibiri, bigaragara ko uri inyangamugayo. Icyaduha ngo abasore bose nuko nyine wigendeye, kandi kino gihugu ntibyemeye ko umuntu ashaka bangahe babiri. Icyaduha ngo tugira abasore benshi bameze nkawe. Hari umukobwa ntajya anywa amazi, uzanywe n'iki? Ibyo bariho bavuga uri kubyumva? Ndi kubyumva, nakomeje kumva cyane abasore bavuga ibijyanye no gutera inda. Nibyo koko muri iyi minsi bikomeje kuba byinshi. Ubwo rero hari umusore umara kugutera inda akigendera, kandi nyamara mwarafatanyije gukora icyo gikorwa cyo gusama iyo nda. Uwo mwana ntago ukwiriye kumurera wenyine, kandi ufite se nkaho uri nyakamwe. Icyo gihe rero baba dushyize mu gahinda gakomeye iyo babikoze gutyo. Wamara kubikora ukigendera, ugasanga umukobwa arihebye, ugasanga yari mwiza asubiye inyuma kubera ibibazo yari afite. Yego. Ibyo ngibyo abakobwa bamwe ducika intege zo kuguma gukora no kugira imbaraga zo gukorera abo bana. Rimwe na rimwe mubona ko hari abababyara bagahita babata. Yego. Ni ka gahinda baba bafite, baba batewe na ba basore. None ubundi reka tunarebe kugira ngo umukobwa agezwe ku rwego rwo guterwa inda bivahe, biturukaho umusore nibike gushukisha bikomeye ku buryo guhangaraka kugeza kuri urwo rwego. Ibintu agushukisha ariko nta n'ikintu aguha, ariko kuko muri kumwe cyane bitewe n'umubiri. Ibyo ngibyo bigatuma mukora imibonano mpuzabitsina, mukabyara uwo mwana inda itateganiye. Nyamara mutari mwana bitekereje, ariko muri kumwe bitewe n'uko umubiri murabizi ko ukururana, byarangira rero mukabyara uwo mwana. Bivuze ngo bagomba gusigamo metero. Metero ni ngombwa. Metero ni ngombwa, ariko hagati aho ahantu umusore n'umukobwa bahurira, ukuntu hameze naho hatuma mutwara inda, umukobwa atwara inda itateganijwe bitewe n'ahari. Kandi hari igihe horoha mbese uburyo bwo gutwara inda bikoroha cyane. Reka twereke abantu akantu gato. Zamura intuze yawe ukuboko ushyire kuri uwo mukobwa nkwereke. Uramutse ugendanye n'umukobwa mumeze mutyo, umukobwa ndagira ngo abari wowe ugisubiza, gera inyuma gato nyiringa. Manura mwegere neza akaboko use nukamanura. Urumva ahantu ushigaje gukora ari hehe? Ukuhagaze ahantu ushigaje gukora ni kwibere. Wowe siko ubibonara? Iyo foto irerekana ko ahantu ashigaje gukora ariho. Kandi umusore afite mind itekereza cyane, ari kuvuga ati ngiye kureba ukuntu mukura ahantu nkamugeza ahandi. None reka turebane, aramutse umusore agukoze kwibera uko mwimereye, wabasha kubyikura murata? Bitewe n'uko mumaranye igihe, cyangwa n'uko uyu muntu musanzwe muganira, ushobora wenda kumwihorera bitewe n'uko umuzi, ukavuga ati reka mwihorere. Ariko ukagenda wumva hari umuriro ugenda uzamuka mu mubiri wawe. Muri wowe bitewe n'igihe mumaranye, cyangwa n'uko kuraho radio mbacange, kuraho radio ugiye kuducanga, bitewe n'uko umwiyumvamo. Hari igihe wumva nyine utana ubundi yamaze kugushyira ukuboko ku rutugu ukabyemera. Yego. Nta kiba cyasiga. Bigatangira agenda azunguza, sa nk'uzunguza ntukoreho yayifofera tazi. Ahubwo wowe kora nka massage gatozunguza. Yatangiye gukora ibyo ngibyo rero. Uva mu bumuntu. Uva mu bumuntu cyangwa se ugata ubwenge. Busa ntago guta ubwenge ari ukunywa ibiyobyabwenge gusa, cyangwa no kuba urwaye mu mutwe. Hari igihe n'umuntu yakurwaza mu mutwe bitewe n'ibyo arimo gukorera. Yego. Rero ntago rimwe na rimwe iyo babibakoreye, cyangwa iyo umusore n'umukobwa bari kumwe, bituma umukobwa atabasha kuba yamwiyaka bitewe n'igihe bamaranye. Noneho n'ako kantu n'akantu gatuma ewe data we uvuga uti koko kino gihuru nta watubona. Ariko reka tuvugishe ukuri, ibi bintu biraba cyangwa ntabwo biba? Ikigaragara cyo biraba. Biraba kuko iyo mumaze, nababwiye yuko bitewe naho mwahuriye n'umusore. Yego. Sometimes mushobora guhurira ahantu nimugoroba burimo bwira. Yego. Icyo gihe uzavuga ati nta muntu uri kumbona, kandi koko uzavuga ati
bwije nta muntu mbona uhita uvuga ati nta kibazo twikorera ibyacu twigenda bitewe n'ahantu muri ariko nugendana n'umusore ku manywa guhera saa 12 gusubiza hasi icyo gihe muzavuga ati abantu baratubona nta kindi kintu twakora ababyeyi n'abahanga uziko mise ntekereza ko ariyo mpamvu umukobwa urengeje saa 12 mu ngo nyinshi zino atinjira mu rugo nibyo wa mugani akagoroba nyiringa akagoroba iyo kageze umusore n'umukobwa bari kumwe ntashobora gukora nka kuriya bakagenda kuriya tuvugisha ukuri ubundi buriya mu mugoroba umukobwa niba muri kumwe ukaba wamaze kugera ku rwego rwo kumukora ku ibere yego tayari buriya wamaze kumwica mu bwonko yego igisigaye wowe aba yabaye imodoka no kumuyobora ukajyana aho ushaka kandi kumanywa usanga harimo metero kumanywa ahubwo se hari n'igihe ugira ngo ntibanari kumwe yego ukagira ngo wenda bari mu nzira bagenda noneho umukobwa wese saa 12 nagere mu rugo mu ngo zaha inaha ngaha umukobwa yaje saa 12 zikuza ataragera mu rugo aba agomba gutanga ubusobanuro kandi bufatika bufite n'ibimenyetso none reka turebe imbere y'Imana niriye kosa tuba turi gukora mu buzima busanzwe murakoze imbere y'Imana ikosa tuba turi gukora tubona ko hari itegeko ritubwira ngo ntugasambane yego tuba turi kwica itegeko ryayo rero tuba dusambanye kandi atari ngo tubona yuko umugore mu gihe afite umugabo babana mu rugo bafatanye bizwi n'ababyeyi yarasabwe nkuko Aburahamu yabwiye umugaragu ati genda ujye gusabira umuhungu wanjye umusabira umugeni witwa Rebeka ntabyo guterura hari abaterura bagakubita hasi tubashimire inshuti zacu zakadasohoka abakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice by'igihugu cyacu cy'u Rwanda tubereka imisozi y'akarere ka Nyaruguru murabona babasani bose bari gukwepa kamera bari gukurikira ikiganiro n'abakobwa beza bamutemba shyushyu bamutereka amata uruhanga rwabo ruhanganye ubuhanga kubareba nukurarama hano ni wabo w'inka n'inyambo inganzo yo ndakubwiza ukuri ushaka kumenya inganzo n'abana barabyivugira ati nirutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi kandi kareshya gutya nk'ikigori gitangiye gufunga ubundi abana bahano muri gakondo cyangwa se mu muco nyarwanda usanga baracengewe n'inganzo ntabwo batozwa ahubwo barigishwa ntabwo batozwa barigishwa ako kantu mukajyane erega kwiga ni ukwigana ugasanga neza umwana azi indamutso aramutsa abakuru n'abato ugasanga azi imvugo temukokora bivuze ngo hano rwose n'abadukurikiye mbashishikariza kuza bakadusura bakagenda bareba byinshi bitatse igihugu cyacu no by'umwihariko hano Inyaruguru y'abarinda n'abarindangwe handi usanga inyange zinyagiranwa n'inyamba kandi dusoza ndabibutsa gukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze zose inkuru zose filime bikomeje kuba bibi ku Mwana TV wandika bikomeje kuba bibi ukongeraho Umwana TV kugira ngo batakuzanira inkuru za BBC nizo muri Kongo ubwo rero ndumva aribwo buryo twababwira ntabwo twagenda tutabivuzeho iyo umaze gukora subscribe bivuze ngo ubutaha ikintu gishya kigeze ku rubuga rwacu uba umwe mu bambere bakibona ni inkuru zo mu cyaro mu misozi myiza mu misozi myiza urabona twabwiye ko twakavuze itugasubiremo batagira ngo dusubira mu magambo nk'abadafite ubwenge kaburiya ngo gukubita umuntu akubita bangura kugira ngo akomeze agere yajya turabakunda tubashimire cyane aba twaganiraga n'abakinyi ba filime muri iyi misozi nababwiye bikomeje kuba bibi ku Mwana TV ubyandike gutyo bikomeje kuba bibi ku Mwana TV ushaka iryo jambo video yose yitwa bikomeje kuba bibi urayisanga ku Mwana TV uyisharinge inshuti zawe zakadasohoka kugira ngo bose bagubwe neza ngewe nitwa Emmanuel Kanani nandi kumwe na Nyiringanzo nandi kumwe na Mutemba shyushyu umutereka amata ruhanga ruhanganye ubuhanga nandi kumwe na Rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza igituza cy'umunihira mugubwe neza mwese mumererwe neza amashingo kace turabakunda cyane wabyumvise